Tugarutse hano mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyagasozi, uyu mudugudu turimo ni uwa Nyagasambu. Aha hantu tugiye kubaha inzu ebyiri ziri mu isantere, mbese umuntu yavuga ko ari iz'ubucuruzi. Ni iyi ngiyi y'Akanuma muri kureba, n'iyi ngiyi byegeranye. Murabona ko izi nzu rwose ziri mu isantere neza, iyo santere nimuyirebe, ni iyi ngiyi, ni isantere ikora, ni isantere nziza cyane wakabaye wishimira kuza kuguramo inzu. Rero izi nzu zirashaka miliyoni 16 n'igice, ukaba waza ukishyura nyirazo, ukaba wazitsindira. Zifite pariseri ngari, zigera inyuma hari amazu ariyo tugiye kubereka, amazu mu bikari. Ikindi hakaba hafite n'icyangombwa cyaho bwite, hafite icyangombwa cyaho bwite. Reka tuze tugere inyuma mu gikari murebe. Tudatinze rero murabona ko twageze mu gikari cya ya mazu. Ngiki gikari, pariseri nayo igaruka inyuma kure. Murabona ko ari inzu zikoze rwose, zimeze neza, ushobora kuza ukazigura. Zifite ibikari, ikintu bikagenda neza cyane. Reka tubereke pariseri rero, irasubira inyuma haraguru, hakaba hafite icyangombwa cyaho bwite. Ni ahantu, iyi ni diru rwose umuntu ashobora kukubwira, ukaba wakwihutira kuza kureba aya makuru. Ahantu ntihabacike rwose. Twebwe tuzwiho kuba twabaha imari zitagira ibibazo kandi za makeya, ziri ahantu heza. Murabona pariseri yayo ni iyi ngiyi, igera ku muhanda. Ni inzu rero zidakwiye kugucika. Murabona ko hatuwe neza cyane, inzu zikora mu isantere neza. Aya mafaranga 16 n'igice rwose navuga ko ari nk'impano. Izi nzu ni nk'impano rwose, ni nk'impano. Aha hantu rero tugiye tuhafite n'ubundi butaka bw'umusaza, aribwo hariya turi kubereka, nubwo wenda hatari kugaragara neza, ariko twahabahaye mu yindi videwo muzareba. Ho harashaka miliyoni 7, kandi naho ni mu isantere. Ni umuntu w'umusaza ushaka kwiyimukira. Rero muze mwihuse, hano harimo imari muri iyi santere, nk'abantu baba bifuza gutura mu isantere. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.